mu mateka y'isi yose nibwo hagaragaye ikintu kidasanzwe bishimisha benshi cyane mu mwaka wa 2025 mu irushanwa rya Miss w'isi yose cyangwa se Miss Universe 2025 ubwo hagaragaraga bwa mbere mu mateka yose umukobwa w'umunyarwanda wagaragaye Tuyishime Solange Keita wagaragaye cyane yitabiriye iri rushanwa rya Miss Universe. Ni irushanwa riba ridasanzwe ndetse riba riteye ibyishimo kubona umunyarwandakazi agaragaye mu irushanwa rirushanywamo n'ibihugu bigiye bitandukanye ku isi yose, aho bagenda batoranya abakobwa beza cyane bafite ubwiza budasanzwe, ubwenge, ubuhanga, imiterere myiza ndetse ugasanga n'ubwiza budasanzwe. Kumva rero hari umunyarwanda wagaragaye cyane mu iryo rushanwa byashimishije benshi cyane, ubwo hari hitabiriye ibihugu birenga 120, ibyo bihugu byose bikaza kugaragaramo umukobwa w'umunyarwanda. Ese iri rushanwa rya Miss w'isi yose bagendera kuki? Ese hatorwa bagendeye kuki? Ese kugira ngo uryemo ni iki gisabwa? Bana natwe kugira ngo uze kumenya byinshi bikoregwamo ndetse unamenye impamvu hari abatoranywamo, unamenye impamvu hari ibihugu bigaragaramo. Muhawe ikaze, njye mwumva ni Mr Skolele. Bimwe bagenderwaho kugira ngo batore Miss Universe nuko bagendera ku bwiza rusange, imiterere y'umubiri cyangwa se uburyo agaragara, uburyo we umubiri we uteye. Ikindi ni uburebure bushobora gutuma ahagarara neza ku rubyiniro. Aha birumvikana neza yuko hari igihagararo cyangwa se indeshyo bagenderaho kugira ngo batore Miss Universe. Ikindi ni isuku, ukuntu yitondera umubiri we. Ahangaha iyo bavuze ku isuku ndetse banagendera ku isuku y'umubiri we, uburyo agaragara, isura ye byose. Icya kabiri ni icyizere yigirira, uko ahagaze ku rubyiniro. Ese nta gihunga afite? Ese aragaragara gute imbere y'abantu? Ikindi ni uko agenda cyangwa se ingendo yiwe nka Miss Universe. Ese agenda gute igihe ari ku rubyiniro, igihe ari kwiyerekana? Uko aseka, uko yifata, uko asuhuza abantu. Aha birumvikana n'inseko nziza za zindi zituma aseka abantu benshi imitima igahagarara. Uko asuhuza abantu, ese ikiganza kizamura gute? Kwitwara neza imbere y'abaturage cyangwa se imbere y'abacamanza, abantu bamureba, audience ihari, ese bitwaraho? Ikintu cya gatatu ni ubwenge no kuvuga neza. Aha ni uko asubiza ibibazo, uburyo yisobanura mu magambo arambuye ndetse n'uburyo nyine yivuga ubwe, uko atanga ibitekerezo bifite ireme, bikagaragara nimba koko ibyo avuga hari aho byageza abantu cyangwa se imishinga afite. Uko avuga mu ruhame, public speaking, ibi nabyo bigenderwaho cyane, bikagaragara neza nimba avuga nta gihunga, niba azi kuvuga neza ijambo ndetse akarigeza ku bantu. Ikindi ni imico n'indangagaciro, uko yitwara mu bandi, uko yubaha abantu. Ahangaha ni cyubahiro ndetse n'umuco. Aha ni bagendera kuri bakobwa badafite agasuzuguro, uko yerekana ko ari umuntu w'icyitegererezo, umuntu udasanzwe, umuntu nyine ufite ubushobozi. Ikintu cya gatanu ni ubumenyi buhagije. Ese uyu Miss, ese nubwo ashaka guhatanira iki gihembo afite ubumenyi? Ese ni igiki ashaka kugeza ku bandi? Ese ni igiki azageza ku isi yose? Ikindi ni icyo ahagarariye cyangwa se icyatumye aza muri iri rushanwa. Ikindi ni icyo yafasha isi, abakobwa, uburinganire, uburenganzira bw'abana n'ibindi. Ahangaha baramenya neza, bakamenya neza umugambi wiwe mu kuba yafasha isi cyangwa se mu kuba hari icyo yazamura ku rwego rw'isi yose. Ikindi ni uko yerekana umuco w'igihugu cye, agomba kumurika neza igihugu cye. Ibyo nabyo bikatuma bigenderwaho kuko ibihugu byinshi biba bifite imico igiye itandukanye, niyo mpamvu rero aba agomba kumurika igihugu cye. Ikindi ni inyuma y'ubwiza, afite ubuhanga bwo gutekereza. Ese nanone ibibazo asubiza, ibibazo arimo abazwa, nibyo ari gusubiza neza cyangwa se niki asezeranya isi kugira ngo umunsi yatowe azagira ikintu yerekana cyangwa se ikintu nyine bigaragara ko nyine ari umuntu wagize umumaro. Ahangaha mushobora kwibaza ngo Miss Universe ya 2025 Solange Tuyishime Keita, uyu mukobwa w'umunyarwandakazi, ese yayigezemo ate? Ariko mbere na mbere mushobora kuba mwakwibaza ibihugu bishobora kuba byaritabiriye iri rushanwa. Reka manze mbagezeho ibihugu 120 byitabiriye irushanwa rya Miss Universe ya 2025, ariko ndababwira bike muri byo. Igihugu cya mbere ni Albania, Angola,
Argentine, Australia, Bangladesh, Ububirigi, Ubushinwa, Cote d'Ivoire, Ubudage, Ubuhinde, Japan, Mexique, Palestine, u Rwanda, Thailand, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Venezuela. Ibyo ni bimwe mu bihugu byitabiriye iri rushanwa rya Miss Universe. Ese ushobora kwibaza ngo uyu mukobwa w'umunyarwandakazi, dore ko hagiye hagaragara yuko Miss Rwanda yahagaze kubera ibibazo byagiye bigaragaramo bijyanye na ruswa ndetse hakagaragaramo ibyaha bigiye bitandukanye, ibyo bituma leta y'u Rwanda ihagarika Miss y'u Rwanda cyangwa se Miss Rwanda, ariko bikaba bitangaje mu mwaka wa 2025 kubona hari umukobwa witabiriye irushanwa rya Miss w'isi mu mwaka wa 2025, ubwo hari hashize imyaka igera muri 3 Miss Rwanda ihagaze. Uyu mukobwa atuye he? Ese arangwa ni Solange yavukiye mu gihugu cy'u Rwanda gusa aza kwimukira mu gihugu cya Canada, dore ko hari umukobwa wimutse afite imyaka 13 igihe hakorwaga jenoside yakorewe abatutsi. Nibwo uyu mukobwa wari ufite imyaka 13 yaje guhungira mu gihugu cya Canada ndetse arahakurira. Yimukiye muri Canada na niho yize itangazamakuru n'ubuyobozi nkuko agenda abivuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu ni umukobwa waje kugira umurimo w'ubugiraneza ndetse aza kuba umuyobozi mukuru cyangwa se CEO kandi washinze Relevant International, umuryango ugamije guteza imbere abagore n'urubyiruko kugira ndetse impano no gufata iya mbere mu buyobozi. N'ambasaderi wa UNICEF muri Canada akaba mu bikorwa bye avuga ko yatumye haboneka amafaranga angana na miliyoni z'amadolari 3, kandi imirimo ye yabaye ku bagore ndetse n'abana. Ibi ndetse bigaragaza yuko nyine ari umwe mu bateje imbere uruhare cyangwa se mu kuzamura ijambo ry'abagore n'abana. Irushanwa ry'ubwiza yitabiriye Miss Universe mu mwaka wa 2025 akaba ari we mbese nk'uwigenga. Ahangaha mu byo bagenderaho hari abagenda batanzwe n'igihugu cyangwa se hakaba hari ababoneka bagiye bari prive cyangwa se ari bo ubwabo, kandi nanone mbibutsa ko kujyamo hari amafaranga wishyura kugira ngo ugaragare mu iri rushanwa. Yitabiriye afite imyaka iri hafi 44 kandi hari abagenda bavuga yuko ari 42, ariko ibitabo byinshi ndetse n'imyirondoro ye bigaragara ko ari imyaka 44 y'amavuko. Miss Universe ya 2025 yageze muri top 30, abakobwa 30 ba mbere. Urumva ko uyu mukobwa ntako atari yagize rwose, yari yimuritse neza ku isi hose. Ku rubuga rwavuga ko azakoresha uyu mwanya cyangwa se platform kugira ngo elevate women and girl, azamura abagore n'abakobwa, atanga icyizere, ubuyobozi, ubutumwa n'impinduka. Ndetse Solange Tuyishime Kayita avuga ko beauty is how you live not how you look. Ubwiza si uko wigaragaza gusa ahubwo ni uburyo ubaho. Yemeza ko gukoresha imbaraga ze nk'umunyamahanga cyangwa se nk'umunyamabanga n'umufasha mu mpinduka cyane cyane ku bibazo by'abagore, uburinganire n'abana. Ikindi ni uko akunda guteka, by'umwihariko gukora amandazi n'ibyo kurya. Ibyo ni bimwe mwamumenyaho. Akanamenya guteka umureti. Mu mwaka wa 2023 yahawe Order of Ottawa, icyubahiro cy'umujyi wa Ottawa, kubera ibikorwa bye byo guharanira impinduka no guteza imbere abagore. Gusa bimwe mu mpamvu zatumye yitabira Miss Universe ya 2025 nuko ari ubutumwa bwe ashaka kugeza ku isi hose, atari wenda ku mpamvu zo guhagararira igihugu cye nk'u Rwanda muri Canada. Ntabwo asanzwe ahagarariye ubwiza gusa, ahubwo ahagarariye impinduka, ubuyobozi n'inyota y'ubugiraneza. Kandi ishimwe Solange Kayita ibyo yagezeho mu mibereho ye, kurenga inzitizi z'ubuhunzi, kuba umugore mukuru, kuba mama, cyangwa se bituma hari isomo ry'uko abantu bashobora gukora byinshi nubwo amateka yabo yaba atoroshye. Mbibutsa yuko kuri uyu munsi tariki 21 mu kwezi kwa 11 2025 nibwo batangaje uwaje
gutorwa cyangwa se uwatsinze aya marushanwa. Uwo nta wundi ni umunyamegizike uturuka mu gihugu cya Mexique, n'umukobwa witwa Fatima Boscho Fernandez. Uyu niwe watsinze ku myaka y'imike cyane, dore yuko afite imyaka 25, aho yarahatanye n'abagiye batandukanye nk'uko nababwiye, nk'uriya munyarwandakazi wari ufite imyaka 44, ariko uyu mukobwa watsinze Fernandez Fatima yavutse tariki 19 Gicurasi, avukira ahitwa muri leta ya Tabasco muri Mexique. Yize fashion and apparel design muri University aho mu gihugu cya Mexique, ndetse yanagiye kandi mu bihugu bigiye bitandukanye, dore yuko yagiye mu Butaliyani ndetse ajya no muri Londres muri USA, aho hose yagendaga mu bintu bya fashion and design. Mu rugendo rw'uburezi yahuye n'ibibazo byo kwiga kubera attention deficient hyperactivity disorder, ibintu yagiye abivuganaho kandi abibyaza intego yo guharanira kwishyira hamwe no gutera inkunga. Akaba ari umwe mu ba mbere ukora ibikorwa by'ubugiraneza, nawe amaze imyaka irenga 9 akora volonteri mu bitaro by'abana barwaye kanseri muri Tabasco. Iyi Tabasco ni leta nyine yanavukiyemo muri iki gihugu cya Mexique. Urumva nyine yakoraga nk'umuntu w'umuvolonteri, afasha abana bafite kanseri, abana badafite kivurira, abana batafite ababitaho. Afite ibikorwa by'ubukangurambaga ku bidukikije, guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere no gushyigikira imiryango y'impunzi n'ubuzima bwo mu mutwe, dore ko yita cyane ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Uyu Fatima watsinze akaba Miss w'isi yose mu mwaka wa 2025 yatangiye, dore ko yaje mu irushanwa mu gihugu kiwe tariki 13 Nzeri mwaka wa 2025, ndetse akaba yabaye Miss Universe wa 2025, akaba yahagarariye igihugu cye cya Mexique. Niwe wa mbere ugaragajwe n'akarere ka Tabasco kuba Miss Universe muri Mexique. Mu irushanwa rya Miss Universe 2025 ryabereye muri Thailand, habayeho ikibazo gikomeye mbere y'amarushanwa. Umuyobozi w'irushanwa mu gihugu cya Korea cyangwa se National Director yamuhaye amagambo akomeye, dore yuko yamutunguje, yamubwiye ko atubahirije amabwiriza aharanira mu gihe cyo gutanga social cyangwa se ndetse icyo gihe Fatima yahagurukiye avuga ko afite ijambo kandi ko akeneye kubahwa nk'umugore. Nyuma y'iyo mvururu, abitabiriye bagenzi be bamwe bakurikiyeho urugero, hari abanditse rumwe bari bahagurutse mu bihakana cyangwa se bakomeje kumuvugira nyine mu mpera z'irushanwa, dore yuko tariki 21 Ugushyingo 2025 yegukanye ikamba rya Miss Universe. Kuba yatsinze ni intambwe ikomeye, ni Mexique ya 4, dore yuko Mexique yitabiriye ku inshuro ya 4 mu mateka y'icyo gihugu kubona uwo mwanya wa Miss Universe. Ndetse ku kiganiro nyuma yo kwegukana ikamba, yavuze ko ashaka gusiga umurage wo guhindura imyumvire ya Miss Universe, agaragaza ko ntabwo ari ubwiza gusa ahubwo n'umutima n'impuhwe. Yagaragaje ko yifuza gukoresha platform ya Miss Universe kugira ngo atange ijwi ku bantu badahabwa umwanya, cyane cyane abagore, kandi abereke ko ubunyangamugayo n'ubwigenge bwabo ari ingenzi. Avuga cyane ko kwemera ubwiza bwawe ubutumwa bwe buri ku murongo wo guharanira kwishyira hamwe, kubaho neza no gufasha abandi. Hari abatangaje ko yari yahohotewe mu pregnant by'umwihariko na director, kandi ibyo byatangaje benshi ndetse bitera impaka kuri uru ruhande rw'irushanwa. Ngayo nguko Fatima Boscho akaba ari we Fernandez watsinze irushanwa rya Miss Universe. Ni umukobwa uturuka mu gihugu cya Mexique. Birumvikana ko ari umukobwa ukiri muto cyane mu myaka 25, akaba ari we watsinze mu irushanwa riba ari irushanwa nyine riba ryitezweho ibyiza byinshi, harimo abantu benshi. Ngayo rero ni uko nguko
uko byagenze muri iri rushanwa rya Miss Universe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Umunyamegizikekazi w'imyaka 25 ukiri muto niwe wegukanye ikamba ndetse aza guhigika abandi bayisaga mu bihugu 120 bari bitabiriye. Twihutse ko hari harimo n'umunyarwanda. Uyu munyarwanda wacu rero Solange Keita Tuyishime usanzwe uba mu gihugu cya Canada, tuno gushimirwa kuko ntako atari yagize, ndetse nkwibutsa yuko yari yagiye nk'umukandida wigenga, ariko birangira nyine agarutse amara masa, birangira nyine ategukanye ikamba rya Miss w'isi yose cyangwa se Miss Universe, ariko byanga bikunze yari yahesheje igihugu cyacu agaciro, icyubahiro nko kwigaragaza cyane. Mwakoze cyane kubana na